Azamuka yinjira mu nzu nk'uwinjira iwe. Hari umusore wari kuri mashini, maze Dianda ahita ahobera uwo musore ati, nari ngukumbuye cyane Chris. Chris ati, kuki uje kundeba utambwiye? None dore usanze ndi mu kazi. Ubuze ko kurana ndi bubone umwanya ngo tuganire? Dianda yahise amwicara iruhande, atangira kwivugisha utugambo twinshi ati, ubwo se kuko bibaho ko wamburira tayimu ngo tuvugane? Nje kugusura, none ngo nta tayimu ufite? Ushatse kumbwira iki? Ntaye nicyo ushaka? Ako kazi uri gukorera mu rugo ntabwo wa minota mike nagenda ukagakomeza? Chris yarebye Dianda maze araseka azunguza umutwe ati, ariko se ubundi kuki utumva ni ukubera iki? Ubundi nzakubwiye nti ntabwo ngukunda niyo mpamvu nta tayimu nkubonera? Nibwo uzabyemera se? Ngaho ndabikubwiye haguruka ugende unsohokere mu nzu. Dianda yaratunguwe cyane, arakanaguzwa abaza Chris impamvu imuteye kuvuga gutyo. Chris aramusubiza ngo, nuko ari byo binjemo. Erega ntimugashake ko twiyoberanyaho turabazi. Ahangaha Dianda yafashe agasakoshi ke, arasohoka ageze mu muryango arahindukira areba Chris. Maze Chris arongera ati, wishaka kuntera impuhwe kuko ntazo ngufitiye pe? Nta na nyabwo ndi kumva batinze kugenda ngo nkinge ntuzongere kugaruka. Bavuze ukuri ko abakobwa bari abakera. Dianda yahise asohoka aragenda, nta kindi arengejeho. Uwo munsi bwarije buracya mu gitondo. Kwa Dianda mu gipangu yabagamo, haje abakobwa babiri baje kumusura. Yaraje arabahobera maze binjira mu nzu. Dianda aratangira ati, Kesi nawe Kira, hagati yanyu ninde wabuherutse kuganira na Chris? Kesi yarasetse ati, aha, ubwo ninde waba yarisumbukuruje koko? Chris sheri wa uriya musore niwe uri kutubwira se? Kira nawe ati, Dianda nawe wikabya rwose, urabona muri twende watinyuka. Ese ubundi kuki uri kutubaza gutyo? Dianda yitse umutima, arahaguruka ajya kuzana wayine n'ibirahure ngo banywe, maze bagasuka nyinshi akanywa kongera akiyongeza. Kira na Kesi barumiwe, bibaza icyo Dianda yabaye birabacanga. Kira aramubaza ati, Dia, are you okay? Dianda ati, nta kintu nshaka kumva muri aka kanya. Niba mwasoje kunywa mugende nta ribi. Ibibazo mfite ndi bubishakire ibisubizo. Barahagurutse barigendera. Ku rundi ruhande ahantu mu kabari, hari umukobwa wari wicaye inyuma ari kuri telefone, ariko hirya ye hari hicaye undi musore nawe uri muri telefone yubitse umutwe. Aba bombi nta wari uri kunywa inzoga, kandi abandi bose bari kunywa, namwe murabyumva banasenze. Ku ruhande rw'umusore hari uwo bari kuvugana. Yagiraga ati, mu minsi iri imbere hari umuntu nshaka gukoreshereza bidi, ndagira ngo ubizi utazantenguha. Undi aramubaza ati, Jeff, ko numva uri mu kabari kandi wabaye iki ko nzi ko utajya unywa inzoga? Jeff yaramusubije ati, mba naje gucunga ngo ndebe ko Dianda atazaza kunyweramo hano. Ajya ambwira ngo ntanywa inzoga, yewe niyo ngiye kumusura ntazo njya mbonanywa. Sindamubona yasinze, ariko rwose ntakubeshye ntago njya mwizera. Mba mbona ari indyarya sinzi pe, ariko urukundo mukunda rwo ruzanansaza. Uwo muntu wari kuvugana na Jeff yahise aseka ati, nyamara Jeff, mba mbona bazanakubeshya ukansarana, kuko urukundo ukunda ruba ari urwanyarwo, kandi rwose abantu bameze nkawe bakunda kubeshywa kabisa. Jeff yaramusubije ati, ibyo tubireke, wowe umenyere iyo keke gusa. Yasoje kuvugira kuri telefone, hirya gato wa mukobwa ahita ahaguruka aratambuka. Yaganaga ku muryango nk'usohotse. Ageze imbere ya Jeff, wareti iratakara ariko ntiyabimenya arakomeza. Maze Jeff arayitoragura, amusohoka inyuma yimushyiriye, aguma avuga ngo yewe, ariko umukobwa ntamwumve. Jeff nawe agakomeza kumwirukaho. Uyu mukobwa agiye kwinjira muri kwasiteri yarisatse abura wareti, atangira kwivugisha ati, Jesus, utambwira ko nyitaye, ubu si ibyangombwa byanjye, mana yanjye, ni naho amafaranga yarari kandi n'ikarita nimwe yariri, ubu se nagera mu rugo gute? Mana we, ntabwo bino bintu ari njye byabaho pe. Yahise akata asubira inyuma, maze Jeff ayibonye ahita ahagarara ariruhutsa. Ahwi, umwuka warunshizemo neza. Ubusa abantu bajya bakora siporo zo kwiruka babayeho bate koko? Ahari arayibuza ubwo agarutse. Uwo mukobwa yaraje, ageze kuri Jeff aramusohoza, ari guhuzagurika cyane kubera guta umutwe. Ati, mwiriwe, nako muraho neza? Nitwa Tania, narindi mu kabari hariya, ariko nataye wallet yanjye yaririmo ibintu byanjye by'ingenzi. None ko nabonyemo ntago mwayimboneye? Jeff yaramubwiye ati, tuza rwose dore ifite igihunga, nuwakubona yagira ngo wasaze, kandi uri umukobwa mwiza gutyo. Tania ati, ntago wakumva ukuntu ibikoresho byanjye by'agaciro, kandi rwose mu rugo se hafi ahangaha, ndi kwibaza ukuntu ndi butahe. Tania yahise amuconga akomeza ajye kureba aho yarari, kuko nta yandi mahirwe yari afite. Hano Jeff yahise amufata akaboko aramugarura ati,
Tania ni njyewe wayigutoraguriye rwose, humura dore nanjye ngusohotse inyuma nshaka kuyigwa ariko wari wansize cyane, mbonye ugarutse ndahagarara ngo nsange hano. Tania yarishimye agiye guhobera n'umusore ahita yibuka ko bataziranye, arangije ati I'm sorry, ni ukubera ibyishimo kandi murakoze. Jeff yarasetse ati ariko ubanza ugira ubwoba bwinshi pe. Anyway, harya witwa Tania? Tania ati yego niko nitwa. Jeff ati nanjye nitwa Jeff, none se hari ikibazo tubaye inshuti? Ahangaha Tania yaratunguwe ariko atamubwira ati it's okay, nta kibazo rwose. Jeff ati niba atari ibanga se waruje gukora icyo ari ko nabonye nta n'inzoga wari uri kunywa? Tania aramwenyura ati ntabwo njya nywa inzoga niyo mpamvu ntazo wabonyemo. Jeff biramucanga ati none se wari waje gukora iki? Uri maneko se? Tania ati hoya ntabwo ndi maneko, nari naje gushaka inshuti yanjye ngo ndebe ko nyibona hano. Jeff arongera ati Tania umbabarire kukubaza ibibazo byinshi kandi niba bikubangamiye wambwira nta kibazo. Tania ati mbaza rwose nta kibazo. Jeff arakomeza ati kutanywa inzoga ni gute waje gushaka inshuti yawe mu kabari? Yanywa inzoga se? Tania aramusubiza ati inshuti yanjye ntabwo inywa inzoga, gusa njyewe njya mureba nkabona ntabwo ari stable, nkumva namwizeye niyo mpamvu mba naje hano kugira ngo Dianda atazahura n'ikibazo kandi nitwa ngo ndi inshuti. Mba numva ari njyewe wabite yagize ibibazo ahura nabyo. Naho ubundi Jeff nta kindi cyari cyanzanye hano rwose. Jeff yumvise amubwiye ko yaje kureba ko yahabona Dianda, arikanga ariko ntiyabimwereka, nta nubwo yigeze amugaragariza ko banaziranye, ahubwo yahise agira ati wow uri inshuti nziza pe, ahubwo wamaye namba yawe basi nanjye wenda ko wajya umenyera ko nta kibazo mfite. Tania yaramwenyuye amuha nimero maze amusezeraho arigendera. Ku rundi ruhande hari Kesi na Keira bari mu nzu yabo biyicariye muri salo, hari umusore bari kuvugana kuri telefone. Kesi yaratangiye ati hey Louis umeze neza? Louis ati ya umeze neza nta kibazo, ahubwo se nta mahoro ko mumamagaye? Hano Keira niwe wahise ufata telefone ati Louis ubwo nta soni ufite? Uri kuvuga ngo umeze neza? Ubwo umukunzi wawe wabuze uko ameze? Louis arikanga ati yabaye iki? Njye ndi kumuhamagara ntamfate nkagira ngo ni byandi byanyu mutajya mwitaba telefone cyangwa muri hangover. Kesi ati ntabwo tuzi ikintu Dianda yabaye pe, ari kwiyahuza amayoga nta nubwo ashaka kutubwira ikintu yabaye. Umva wowe ujyayo wenda yubashe kukuganiza kubwira ikibazo afite kuko mukundana. Hano Louis yahise agira ubwoba arabakupa asigara yibaza ati wa mugani kuki ntajya mbyibazayo Dianda adafashe telefone? Ubundi kuki uriya mukobwa akunda inzoga koko? Wasanga atari n'ibibazo bya danje afite ariko akaba ari kumva ko inzoga arizo ziramukemurira ikibazo kandi nyamara ziri bubimwongerere. Louis yahise yitegura kuri pressure, urabona akangarikiye Dianda cyane, biragaragara ko amukunda cyane. Tugarutse aho Dianda ari yari yanyweye amayoga menshi cyane, aryamye mu cyumba cye. Iburyo bwa firigo irimo inzoga z'amoko yose yari yanyweye zamwisha arimo kwivugisha. Ubundi ubu kuki Chris yansaza gutya koko? Louis arankunda, Jeff arankunda, ariko ndi kwiruka inyuma ya ruriya runtu koko ngo ni Chris. Ubundi kuki utumva ko ngukunda Chris? Kubera icyo uri kumbabaza gutya koko? Kubera icyo urukundo rwanjye uri kurupfusha ubusa? Dianda yafashe telefone ahamagara Chris ariko yikuraho, arongera bwa kabiri nabwo ivaho, ahita agira umujinya, iyi telefone akijugunya hirya, araryama atangira kuvuza induru. Mu gihe arakiri kuvuza induru, Louis yari amaze gusohoka mu modoka yumva urusaku rumusanze hanze, ahita yinjira mu nzu yiruka agenda ahamagara Dianda, ariko Dianda ntamwumve agakomeza atera induru. Louis yinjiye mu cyumba cye ariko Dianda ntiyari yakamubonye. Bwa nyuma asakuje asakuza avuga izina Chris, tamwicara iruhande aramufata amwiyegamizaho aramwitegereza. Dianda yari yarize cyane n'amaso yatukuye ati uje gukora iki hano Louis? Ko nanze kukwitabuje gukora iki koko? Louis ati nabimenye ko utameze neza bebe, niyo mpamvu nje kureba ikibazo ufite. Wabaye iki love? Dianda ati nta kibazo mfite sheri, ndagukunda sinshaka kukuteza ibibazo mbabaje usohoke. Louis arushaho guhangayika ati be please tell me, mbwira ikibazo ufite, ntago nagusiga umeze gutya. Ukeneye umuntu ukuba hafi ndi kubibona, none ni gute wambwira ngo ngende? Chris nende sheri? Chris yakugize ati Chris watumye unywa amayoga yose ni mu ntoki, ndebera firigo yawe yuzuyemo inzoga gusa, habe na fanta, habe n'akaje, nta n'ifi basi irimo, kuko urumva atari ikibazo bebe? Louis yari yahangayitse bigaragara, ariko kandi afite n'umubare w'ibyo yari ari kubona. Maze Dianda arabibona aratangira ati mukunzi wanjye, ibi byose nabikoreshejwe n'agahinda ruriya runtu rwanteye. Chris ni umugome kandi ni n'umwicanyi. Ni gute umuntu yitwa ngo muravukana ngaba hanze y'igihugu yarangiza? Dianda aho gukomeza ararira, ubanza yarabuze icyo yongeraho kuko n'ubundi yari ari kubeshya. Louis yaramuhobeye akomeza kumukoraho, amukora mu misatsi ati tuza mukobwa nkunda nta hantu ndi bujye,
ndabizi kandi biranagaragara ko ari ngombwa kukuguma iruhande, kandi humura musaza wazisubiraho. Ese ubundi yagukoze iki mukunzi? Diana ati mbabara mfite ikiniga sheri. Ruwa ati okay, nta kibazo uryama uruhuka uraza kunsobanurira watuje, kandi rwose ukeneye no kugabanya inzoga. Yaramuryamishije aramworosa maze amuguma iruhande amupfumbase. Amaze gusinzira Ruwi yateretse amacupa muri firigo neza, amutunganyiriza ibidatunganye maze ajya no kumutekera ngo adakanguka akabura icyo afata. Mu by'ukuri Ruwi nawe yakundaga Diana byanyabyo. Mu gihe yari ari gutunganya ibyo guteka akajya yibaza ibibazo ati ese ubundi koko urukundo nkunda Diana ruzampira? Umukobwa umweze gutya unywa inzoga bigeze hariya azavamo umugore abashe kunyitaho, cyangwa ubwo ninjye uzajya umwitaho? Yarabyibazaga akabiburira ibisubizo, akomeza kumutunganyiriza ibyo kurya. Ku ruhande gato Diana yararyamye, telefone ye yarasonnye. Ni Jeff wari umuhamagaye, ariko Diana ntabwo yigeze yitaba kuko yari agisinziriye. Jeff yarongeye arahamagara, nabwo telefone ivaho. Ahita amwiriza message. Iyo message yaragiraga iti be umeze neza kutitaba telefone kandi ntabikumenyereyeho, byagenze gute bebe? Tuvuye kwa Diana byari bigeze nka 8 z'amanywa. Jeff yahamagaye Tania. Jeff ati Tania, amakuru yawe? Tania aramusubiza ati ni meza. Jeff arakomeza ati wageze mu rugo amahoro se? Tania ati yego ibintu byose ni amahoro rwose. Jeff ati okay, niba umeze neza n'inshuti zawe ndumva ari byiza, ariko kandi hagati aho nshaka kukubwira ko nakwishimiye. Nabonye uri umukobwa ushobora kuba wita ku bintu n'abantu, wambere inshuti nyanshuti nanjye nkajya mu nshuti zawe. Tania yarasetse ati ni ukuri ntacyo bitwaye Jeff, nta kibazo pe, kandi nawe uri umuntu mwiza, kuko iyo utaba umuntu mwiza ntabwo wari kuba my wallet yanjye. Jeff yaramushimiye maze aramukupa, asigara yivugisha agira ati ubu se koko nizere ko Diana ameze neza? Ariko buriya ameze neza, kuko atameze neza ntabwo Tania yaba atabizi. Nzahisha Tania ko nkundana na Diana, bizatuma amenya byinshi, kandi niba Diana nkunda bizatuma abwira inshuti ye ko dukundana. Aho Tania yari nawe yahise atangira kwibaza ati ese wa mugani wa Jeff ukavuze ngo ngiye n'inshuti zanjye tumeze neza, buriya Diana ameze neza ra? Yabyibajijeho ahita amuhamagara nawe ntiyamufata, arongera kandi nanone aramuhamagara maze aramubura. Ahita yigira inama yo kujya kumureba. Tania yagiye kureba Diana maze ageze yahasanga Ruwi. Ruwi ahita azaramusuhuza ati ni karibu. Tania yaramurebye ubona ko bimucanze, arangije ati none se nabyo ntabwo Diana kibamo hano? Undi aramwenyura ati oya, Diana ari hano nuko namusoye. Tania aramusubiza ati none se kari uri mu mirimo nukubera iki? Ruwi aramusubiza ati bino wibyitaho, genda umurebe mu cyumba cye, gusa yari yasinziriye sinzi niba byaba ari byiza kumukangura. Tania yahise amubwira ati nta kibazo reka njye kumureba. Yahise ajya mu cyumba ajya kureba Diana. Akigiramo yarikanze cyane, umwuka w'inzoga udasanzwe yaramukubise maze afata ku mazuru bigaragara ko yabangamiwe, ariko ahita akangura Diana ati what's going on? Dia, inzoga ndi kumva niwe wazinyweye? Diana akamureba agaseka, ubona ko hari ibyo bari kumubaza atari kubyumva. Diana aratangira ati uri kuvuga ibiki Tani? Waje ryari sahubwo? Ahangaha Tania yahise abibona ko Diana atameze neza na gato. Tania arakomeza ati ibi ni ibiki ndi kubona koko? Ntabwo nabyizera, ni ukuri Dia. Uriya musore mbonye ninde? Ese ko wagize ikibazo ntumvugishe ntunavugishe Chris, bishatse kuvuga iki? Aho kugira ngo Diana amusubize agaseka akamwihorera. Tania yabonye ko Diana atari seriye maze aramwihorera, arahaguruka ajya kureba Ruwi. Aratangira ati nitwa Tania, ndi inshuti ya Diana, none mwebwe muri bande? Ruwi aramwibwira ati nanjye nitwa Ruwi, sinzi niba wari inshuti ya Diana ukaba utanzi kuko turakundana. Rero Diana naje kumuba hafi kuko atameze neza. Tania yaratunguwe, atangira kwibaza mu mutima ati njye nzi ko akundana na Chris, none we ngo ni Ruwi, ntuwahize ko ntamuzi? Mana yanjye, Diana ni umusazi pe. Uriya mukobwa Diana hari byinshi atambwiye ndabibonye. Ziriya nzoga zamwishe kuriya yazinyweye ryari ko nzi ko atajyanywa inzoga? Ese ubundi ni ibiki byamuhaye byatumye amera kuriya? Tuvuye hano turabona hari umusore wari uri kuzamuka ku maesikariye yinjira muri alimentation. Uyu musore yari Jeff. Jeff yinjiye muri alimentation ya VIP cyane, bisa nk'aho abantu bari gukoreramo baziranye cyane, kuko barasuhuzanyije ndetse bamanza no kuganira cyane, bagacishamo bakanaseka. Yabategetse kumukorera keke, aho detaye ukuntu irabikoze n'uburyo irabidekoye. Jeff yarongeye asubira inyuma ari gusohoka. Mu gusohoka yahuye na Kesa ari kumwe na Keira, nuko Kesa asitara kuri Jeff yenda kwitura hasi. Telefone ya Jeff nayo iramucika itakara hasi, igwa kure yabo maze Tania yari uhagaze arayitoragura aza basanga. Kesa nawe asaba imbabazi n'ubwoba bwinshi ati mumbabarire ntabwo nabishakaga boss. Jeff wagiraga make nawe ati nta kibazo rwose, biriya ni ibintu bibaho cyane.
Tania nawe yahise bageraho abasuhuza. Jeff yanga intoki ahubwo aramuhobera ati Tani amakuru. Tania ati ni meza. Aba ni bashiki bawe? Jeff ati oya, ahubwo nuko accident yari ibayeho telefone irancika itakara hasi. Kesi na Kira barakomeje maze bageze imbere Kesi aratangira ati mbega umusore. Kira nawe ati ahubwo se wabonye ukuntu acisha make we. Kesi asubiza amaso inyuma arongera aramureba ati cyakoze aberanye na girlfriend we, ahubwo buriya kuki Dianda atamuzi kandi nzi ko akunda kumenyana n'abasore beza kuriya. Kira ati uhasanga yaranamukatiye, ubundi ukuntu twitwara ubona turi abo gukundwa. Ahangaha Kesi yarasetse ati keretse nimba uri uwo kwangwa naho njye ntabwo meze nkayo rwose ntukanyitiranye, ahubwo uva mu magambo dore buri kwira tugende tudasanga wa muniga uza muri iriya bare yigendeye. Abakobwa byaragaragaraga ko ari ibirara kuko imyambarire yabo n'ibiganiro biba hagati yabo ntabwo ari byiza. Ahangaha Kira yarakomeje ati cyakoze nanjye ntakubeshye ndikumva ntasubira inyuma nkajya kumwaka namba pe. Kesi yahise amuseka ati genda uzi mwaka njyewe kanyigire kure bogari yanjye ibyo birakureba. Kesi yahise azamuka ama esikariye, Kira aguma aho ngaho yiyumvira, arangije nawe ahita akurikira Kesi. Ku ruhande rwa Jeff na Tania bari bakomezanyije, ariko kandi ukabona Tania akomeza kureba Jeff cyoroshye bisa nkaho yari yamukunze. Jeff aratangira ati ese tuyahagana he? Tania aramusubiza ati ushaka kuzansura se? Jeff ati ya nabyo byashoboka, anytime nazaza kabisa, ariko nagira ngo nkugeze mu rugo hariya mfite imodoka. Tania ataragira ikintu abwira Jeff yabonye SMS ivuye kuri Dianda amubwira ko amukeneye cyane. Hano Tania yahise abura amahoro asezera Jeff byihuse ati Jeff uramuge kanjye kure inshuti yanjye harigize ikibazo. Jeff ati ni Dianda wundi wambwiraga se? Tania yamusubije yiruka ati yego niwe, bayi tuzavugana ubutaha cyangwa uze kumpamagara. Tania yaragiye maze Jeff nawe asigaye yibaza ibibazo byinshi, ubona ko yabuze amahoro ati ese buriya Dianda afite ikihe kibazo ko namuhamagaye ntamfate kandi ngiyeyo nahurayo na Tania kandi nibyo nashaka. Jeff byaramucanze maze ahita yigira inama yo kuza kujya kumureba nijoro ati ndaza guhamagara Tania numve ko yavuyeyo maze nanjye njye kumureba, niyo nararayo n'ubundi ndanamukomboye. Bidatinze Tania yageze kwa Dianda asanga yicaye mu ntebe amutegereje. Dianda amubonye ahita azaramuhobera cyane bicara mu ntebe, ahita agira ati I'm so sorry Tania, ibibazo byandenze kubikontorora biranga kandi urabizi ko wari warabimbujije, ariko byananiye mbona nta kindi kiratuma ngira amahoro birangira niyahuje inzoga. Tania byaramubabaje aramubaza ati kuki se basi utigeze unampamagara? Ni ibiki byakuweho byatumye witwara gutya? Nk'uko ko Chris amenye bino bintu urumva byagenda gute? Uriya musore nasanze hano se we nuwaye kandi warahindutse, ni ukuri mbona ushobora kuba udasanzwe, ahari ufite byinshi umisha simbimenye. Dianda yakomeje amusaba imbabazi ati mfite inshuti zitari nziza nizo zituma mera naba ahari, ubanza ari nazo zatumye Chris antuka. Tani Chris yantutse ambwira ko atankunda, byambabaje birenga intekerezo zanjye, nibyo byatumye usanga ameze kuriya, ariko mbabarira wongeye kuba umukobwa uri serious ntabwo bizongera rwose. Tani yarumiwe aratangara ati Chris yakubwiye ko atagukunda? Dianda ati yabimbwiye ntabwo ndi kubihimba. Tani yakomeza kumubaza wa musore yahasanze. Dianda ati uriya nawe turakundana ariko ntabwo mukunda pe, ni ukuri mbabarira ndabizi ko wandakariye ariko nyumva pe, nanjye sinjye ni umubaro wabinteye kandi nawe urabizi ko nsize nta yindi nshuti nabona imeze nkawe. Tani ati nababaye ubwo nasangaga wasinze, icyumba cyawe cyuzuyemo inzoga, narangiza nkanasanga undi muntu igana nazi kandi nzi ko Chris ahari, ariko nta kundi byarangiye. Gusa ntuzongere kunywa inzoga, n'ujya ugira ikibazo ujye umpamagara cyangwa uhamagare Louis, ariko ntiwitabaze inzoga kuko si nziza ku buzima bw'abantu. Dianda yaramwumvise aranamushimira maze aramuherekeza arataha. Akigenda Kesi na Kira bahise baza batangira kumubara inkuru z'ahantu bavuye n'ibyahabereye. Dianda ati ubu noneho nta taki mfite, hariya mu cyumba harimo firigo irimo ubwoko bwose nkeneye. Kira yahise amuseka ati usigaye ukabije, uzi ko natwe usigaye uturusha, cyakoze aho dutandukaniye ni uko uba wiherereye. Bakiri muri ibyo Dianda yumvise imodoka ivugije amahoni, ahita abyumva ko ari Jeff uje, arikanga ati noneho ndabigira ntiwe, umva Jeff aje kundeba kandi rwose ntago azi ko anywa inzoga, sinshaka ko anabona rwose ayo macupa mufite. Yataye umutwe baramureba bayoberwa icyabaye, maze arababwira ati rero nshuti zanjye munyihanganiraho kugira ngo nshwane na Jeff nashwana namwe, ariko ibigiye kuba ntimukeke ko ari ubugome ahubwo ni ukwitabara. Dianda yahise asohoka yiruka, basigara bayobewe icyabaye, maze Dianda akomeza yiruka atabaza, ahita ahobera Jeff ati sheri uje nari mukeneye. Jeff ati nibiki bibaye baby? Dianda akomeza avuga yahagira ati be ntabara mu nzu harimo abakobwa birirwa bangendaho ngo bashaka ko tuba inshuti kandi rwose banywa inzoga, ni ukuri banywa inzoga kandi urabizi ko ntazinywa,
banze gusohoka, mbabarira ubansohorere kuko simbashaka. Jeff yahise yinjira mu nzu, abonye abakobwa aratungurwa ati, mwebwe kandi buryo bwose munywa n'inzoga, namwe muri abandu, none murashaka no kwanduza Deanda? Ariko se kuki abakobwa beza musiga mwitwara nabi? Okay, twubahanye, nimusohoke, ndashaka ko ndi kumwe n'umukunzi wanjye twenyine. Bararebanye barumirwa, bareba Deanda maze nawe ahita bicira ijisho ati, nimugende nyine, ntabwo mwumva? Barahagurutse barasohoka, maze Deanda ahita ahobera Jeff ati, be, nari nkukumbuye cyane. Jeff ati, nanjye nari nkikumburiye bebe, ese kuki naguhamagara gukanga gufata telefone? Deanda aramubeshya ati, sheri, maze iminsi nararwaye ku buryo no kwitaba telefone ntabishoboraga pe, ahubwo kuki wabonaga nta kwitaba ntuze no kundeba. Jeff ati, I'm sorry be, uyu munsi ndaje, none abishaka ndarara. Muri iryo joro Tania yari aryamye, ntiyigeze asinzira, ari mu bitekerezo byinshi byamurenze. Agera n'atangira kuvugishwa ati, ubundi kuki ndi kwiyumva gutya? Ubu se gutya niko bakunda? Ubu ni ubusazi nta nubwo nakirwa mbibwira Deanda, kuko yanseka rwose. Jeff, mbabara ntaba ari wowe untesha umutwe gutya. Tania yaraye areba, ariko Deanda we yaraye neza, ndetse yaraye neza cyane kuko yararanye na Jeff. Umunsi wakurikiye, mu masaha ya nimugoroba Tania yagiye guhaha mu isoko. Nanone yongera guhura n'abakobwa babiri, Kesi na Keira. Maze Tania arabasuhuza ati, si ubwa kabiri duhuyera? Bose bati yego. Ahubwo se utahe? Yarahabarangiye, maze nabo bamubwira aho baturuka. Kesi ati, none se wa musore mwagendanye ubushize ni boyfriend wawe? Undi aramwenyura ati, hoya, ntabwo dukundana, inshuti yanjye bisanzwe rwose nta kindi. Keira ati, noneho mfatireho. Yabivuga gatebya, maze Tania araseka ati, bitwaye iki se? Kesi arakomeza ati, nta nubwo ajya kubwira ko yafite girlfriend se? Tania ati, sha, ntabyo ajya mbwira simbizi, gusa sinzi ko umusore nkuriya yaba adafite umukunzi. Keira ati, ntawamenya wasanga amufite. Byarangiye babaye inshuti, buri umwe atahana namba y'undi. Nuko Tania akomeza ajya muri supermarket, nabo bajya aho bari bagiye, ariko bagenda umunwa wabo arenze. Kesi aratangira ati, ariko rwose aho bigeze Deanda arakabije ni ukuri. Keira ati, aho ngo abandi yirirwa abeshya, kuko ubu bizagenda gute? Njye mbona bitazamuhira. Kesi ati, kandi disi ubona ari akana keza imbere n'inyuma, kandi yararangiye kera. Ahangaha Keira ahita abwira Kesi ati, ariko rero duceceke, nitwe twamwoheje. Kesi araseka cyane ati, wa mukobwa w'umuntu ashuka usanzwe yarishutse, ntukicire urubanza rwose. Barasetse bose, maze bakomeza urugendo rwabo. Kesi agenda yivugisha ati, ahubwo natamenya ubwenge nzahinduka mutere gapapa. Ku rundi ruhande, Chris yari ari we nk'uko bisanzwe, ari gukorera akazi mu rugo, yari afite office. Ku gipangu cyaje imodoka barifungurira yinjiramo imbere ijya muri parking. Iyi modoka ni yindi ya Jeff. Jeff yasohotse mu modoka, asohoza umukozi w'umuhungu wahakoraga ati, bite musore? Undi ati, ni byiza boss. Jeff arakomeza ati, Chris arahari se? Uwo musore ati, ya, boss arahari nuko ari mu kazi sinzi nimba araboneka. Jeff ati, okay. Ahita ajya mu nzu, ajya muri iyo room Chris akoreramo. Bigaragara ko asanzwe ahamenyereye. Yarakomanze ati, bro, sohoka man. Ariko se nta nubwo ugira uruhuka man. Chris avugira mu cyumba ati, man, ntumbwire ko ari we numvise. Jeff, wabagahe man? Chris yabivugaga atangaye, unabyumva ko yishimye nk'aho bari bamaze igihe kinini batabonana. Chris yaraje aramusuhuza bajya muri salo. Chris ati, wabagahe bro? Neza neza akazi karaguheranye? Jeff ati, subize se man ukuntu iby'iyi mihanda ari insazi. Umuntu abacangamo ngo arebe ko bwacya bwitwa ejo kabisa. Chris araseka ati, cyakoze nibyo ni ukuba busy kugira ngo bareke no kutumenyera. Jeff ati, ya, ninde wakumenyereye se bro? Chris ati, urabivuga urabizi man, abakobwa bari hanze aha se bugira ngo baratworoheye. Jeff biramucanga ati, byagenze gute wangu? Undi ati, kamanzi nza n'icyo kunywa, kuko rwose mbivuze nta n'icyo kunywa byananiga wallahi. Ahubwo se nkuzanira iki? Ngewe inzoga zarananiye hano ntaziba zihari. Jeff ati, akanya se wibagiye ko turi kimwe man? Nanjye ntazo nywa kabisa. Chris ati, kanzana agapanashi niko k'abantu nkatwe. Chris yazanye icyo kunywa n'ibirahure barasuka, bahana cheers ati, ku buzima bwacu brother. Chris ati, ariko twari tuburanye kwera. Jeff ati, nibyo kabisa, ariko ubu turongeye turabonanye. Ahubwo se ngo byakugendekeye gute man? Chris aratangira ati, man, nakundanye n'umu baby, arangije arankoroga ndumirwa. Niba ari time namuhaga yatumye ansuzugura,
wallahi ntabyo nzi. Jeff biramucanga ati none se yagukoroza ate man? Chris ati umva yanyeretse ko ari marayika hamwe nawe utapfa kubimukekera rwose. Yari mwiza inyuma kandi twanavugana nkumva ari innocent. Ariko bro natangajwe no gusanga nk'ibiyobyabwenge. Noneho menye inshuti ze nakubiswe n'inkuba rwose. Sha numvaga ari we wa mbere akaniherekeza ariko nasanze ari we cyorezo bavuga. Jeff ati ko numva hagorewe se man? Chris ati birenze ahubwo gusa nanjye narabimenye mukatira byihuse ntiyamenye n'icyo muhoye kuko nta kintu nigeze musobanurira. Ubu rero nahisemo kuba busy ku buryo nazongera guhura n'amabici nkariye. Jeff yarumiwe ati birumvikana kabisa. Ubwo se umukobwa ninde we? Nanjye nazagwa mu ruzi ndwita ikiziba. Chris ati sinyishaka no kumuvugaho, simba nshaka no kumutekereza hato nazanahura nawe cyangwa nkamurota kuko wari umwaka wa kabiri naba nongeye guhura nawe. Ariko ndabizi ko watagutinyuka kuko uri seri. Jeff araseka ati man uravuze ngo ndi seri? Wese yakugezeho utari seri? Ahubwo ndabura man. Chris ati Jeff mbarira nzamukubwira ikindi gihe gusa we tuza ndabizi ko ntaho mwahurira. Noneho uburyo unekamo shani wabiyoberwa kandi niyo mwahura nahita mbimenya aho umora. Jeff ati okay nta kibazo rwose turi kumwe musaza gusa njye mfite umwana wa danje kabisa ntamenyerwa. Arankunda nanjye ndabizi kandi noneho nanjye mukunda bihebuje. Ibaze ko ariho naraye bro. Chris araseka ati Jama urakabije gusa ntacyo niba umwizera naho ugiba amaso. Bakomeje kuganira maze Jeff agiye gutabwira Chris ati ahubwo nari nibagiwe man, ejo bundi umubibi wanjye ndashaka kumutungura nkamukorera bidi mu buryo atatekerezaga. Uzaba umfashe wanjye, hari sale nakodesheje isanzwe ibiramo amapati, ubwo nanjye niho nafashe. Dekorasiyo y'abazishinzwe barahari n'inshuti zizabimfashamo zirahari. Ubwo rero nawe ntuzahabure ugomba kumfasha ukanamubona sibyo se? Chris ati ntago nahabura kabisa, ahubwo se umwana ninde uzamuzana man? Ntago nahakubera. Jeff ati atakuzi se ubwo urumva yapfa kubyemera? Njyewe nzabyikorana maze kubitegura. Chris ati oh ndabyumva kabisa ariko nari binanjye nzahaboneka. Jeff yaramusezeye ajya mu modoka yarataha. Hashize icyumweru ya sale Jeff yari yarateganyije yari gutunganywa neza, barayidekura bihagije. Sale yose yari iri kwaka mu mabara atandukanye ariko kandi ayo mabara akiyandika mu mazina ya Deanda. Mbese yari hatunganyijwe mu buryo budasanzwe kandi bwiza, no kubusobanura biragoye. Abasapota nabo bari bahari, abakora kuri serivisi, DJ yahageze kare. Chris nawe yarahari ari kumwe na Jeff. Chris yaratangiye ati Jeff uwo muziranenge rero ngo twese tumubone ko mbona ibintu byose biri kuri gahunda. Arakomeza ati cyakoze much respect kuri uwo mwana w'umukobwa kabisa, umwana watumye ukora bino bintu byose wowe Jeff nzi ewan nayamanitse rwose. Hano Jeff yarasetse ati rwose nawe ujye ugabanya ibikabyo Chris, hari ibidasanzwe se ko nawe wabikora? Chris ati mba narabikoze rwose ahubwo nyine nuko bitampiriye. Jeff ati ndabizi rwose ahubwo ko muhamagaye numve ko atamanza konkaragana umutwe. Jeff yegeye hirya ahamagara Deanda mu gihe guca amatara ayifata akajya areba Chris asa n'uri gushaka kumwumva. Ati ndabizi kuri bumubona ukemera ahubwo uze kureba ariko ntukoreho. Maze Chris agaseka ati genda wa Gikaritasi. Jeff yarasetse maze arebye asanga Deanda yamufasha arikanga ati oh I'm sorry babe umeze uteze? Undi ati meze neza cyane. Uwo ninde se muri gusekana? Jeff ati ni inshuti yanjye turi kumwe. Ahubwo se sheri ko mukeneye none habyihutirwa uraboneka? Deanda ati Jeff kubizi ko nakunda kugenda koko ubu sugiye kungora dore ubu nari niryamiye. Jeff ati be please mbabarira uruze rwose kuko ndagukeneye nona kandi nawe urabizi ko nta wundi wamba hafata ari wowe. Basi fata akamoto ndabizi ko kari bukwihutisha. Deanda ati none se ubaki sweetheart? Jeff yahise amubwira vuba vuba murangiye hari bumusange kandi kamukeneye cyane nuko ahita amukopa. Aho Deanda yari byaramucanze ahita atekereza ati sarambwiye ko numvise nyizira si handi habera amaseremoni atandukanye. Harya Jeff nawe naramubeshye ko amavuko yanjye ari uyu munsi? Mana yanjye none yabaziranye na Louis akaba ari we nabeshye uyu munsi ubundi bakamfata. Oya ariko ntago baziranye ndabizi neza kuko mba narabanje kubaneka neza mbere yo gukundana nabo. Ahubwo kanitegure ngende ndumva ntanibuka neza niba Jeff naramubeshye ko uyu munsi ari bidi yanjye. Deanda yiteguye vuba
Yambara agakanzu keza ka black, yitera makeup idakabije n'agaperfume. Yambara urukweto rw'umweru, afata agasakoshi ke maze akinga igipangu. Ajya ku muhanda afata akamoto nk'uko babimubwiye. Agenda yitotomba mu mutima ati, ubundi bazangura imodoka nanjye nkajya nitwara. Abasore bose tuziranye bafite amamodoka, ubu habuze n'umwe wama imodoka kweri? Bidatinze yageze kuri sale, ahamagara Jeff aramuyobora, maze arinjira atangira kwikanga no gutungurwa. Mu gihe agihagaze yumiwe, yabuze n'imbaraga zo gukomeza ngo agende, yabonye abantu baza bamuririmbira ngo happy birthday. Yumva ingoma zirazamutse, agiye kubona Jeff araje maze aramuhobera cyane, atangira kwirizwa bimwe by'abakobwa. Barikuranye Chris yari ari aho, bombi bararebana baratangara cyane. Jeff ati, Chris wamubonye? Uramuzi ko mbona murebana gutyo? Jeff yarumiwe, ayoberwa ibijya mbere hagati yabo uko ari babiri. Mu gihe nawe ari kubitekereza, Chris yarebye Jeff. Nta kintu yavuze, yahise asohoka arigendera. Abari bari aho bayobewe biri kuba, ariko Jeff nk'umuntu w'umusore yarengeje harajijisha ibirori birakomeza. Ariko kandi ukabibona ko yaba we, yaba na Dianda nta n'umwe uhari. Umwanya w'impano warageze, Dianda ahabwa gift nyinshi, ariko rwose ntago ceremony yagenze neza nk'uko byari byateganyijwe. Amasaha aricumye birarangira, Jeff atwara Dianda mu rugo, barinda bageraho nta uvugishije undi. Dianda yinjiye mu gipangu Jeff ari kumwitegereza cyane, ari nako ibitekerezo byamubanye byinshi. Yakatishije imodoka itajya kureba Chris. Ageze iyo bose bicaye mu ntebe, bakomeza kurebana nta n'umwe uvugana n'undi. Maze Chris ahita atangira ati, bro, ntabwo nakizera kuri ari we mukobwa wambwiraga. Man, ndababaye ku buryo utabyumva. Uzi ko nongeye nkarebwa mu gikomere man. Jeff ati, ibyo naketse ntumbwire ko ari byo man. Chris ati, ibyo waketse nibyo bro, urabizi sinakubeshya kabisa. Dianda, uriya mukobwa w'igicucu man, koko uwo mwahuye gute? Iryo joro Jeff yaraye kwa Chris asobanukirwa byose, ariko rwose agahinda yari afite ko kari kenshi. Mu gitondo agiye kugenda Chris yaramubwiye ati, bro, ubigenze gake, wasanga yarahindutse nta wamenya, gusa sinjya mwizera rwose. Jeff yaramusubije ati, Chris, mwana ndeka ubu ntabwo nzi uko ndi kwiyumva kano kanya. Jeff yagiye mu modoka ye maze arigendera. Ageze yicara mu ntebe, ubona ko byamucanze. Maze afata telefone ahamagara Tania, aramusuhuza amubaza amakuru. Nuko Tania amubwira ko ameze neza nta kibazo. Tania arakomeza ati, none se Jeff, ko numva utameze neza nk'ibisanzwe wabaye iki? Jeff ati, nibyo ntabwo meze neza, ariko ntabwo ari ngombwa ko mbikubwira nonaha. Wenda anytime naza bikubwira nabanje kwiyakira. Tania yahise ahangayika cyane, yongeye ko anamukunda, yamusabye ko yaza kumureba. Jeff arabyemera amurangira aho atuye. Mu mwanya muto Tania yarahageze arakomanga. Jeff araza arakingura. Kuri inshuro Jeff yahobiye Tania atinda kumurekura, ku buryo na Tania byamutunguye. Maze Tania aramubaza ati, Jeff, ko bidasanzwe wabaye iki? Jeff yicara mu ntebe, ubona ko yacitse intege cyane, ariko kandi ntiyashakaga kubwira Tania icyo yabaye, kuko arabizi neza ko aziranye na Dianda. Yatekerezaga kubimubwira, ariko nanone akabura aho ahera. Tania byaramucanze abura amahoro. Arangije areba Jeff ati, base nkufashe iki? Tania yabonye ataraguma kumubaza ibibazo byinshi atanamusubiza, yigira inama yo kumureka wenyine, maze atajya gushaka mu gikoni atanahazi kubw'amahirwe arahabona. Asangamo ibikenewe byose, ahita amutegura breakfast dore ko hari na mu gitondo. Yatetse umureti n'icyayi, ajyana muri salamanje, maze we na Jeff batangira gusangira. Ariko n'ubundi nta peti Jeff yari afite. Tania yakomeje kumwitegereza aramubaza ati, Jeff, nta nubwo urwaye? Jeff ati, ntabwo ndwaye Tania, njyewe ndeka nzagusobanurira neza. Tania yarekeye kumubaza ibibazo byinshi, aramubwira ati, nubwo ntazi icyo wabaye, ariko rwose wihangane, njyewe nk'inshuti yawe ndahari, ujye umbwira kandi humura bizashira. Maze Tania akomeza yandurura, yoza ibyombo ndetse anasaba Jeff ko yamuha inkweto ze akaba azimuhanagurira, cyangwa imyenda itameshe. Ariko Jeff aramubwira ati, oya, ibyo wakoze birahagije ni ukuri, kandi rwose wakoze kumba hafi uyu munsi, kuko sinzi nimba wari kurangira. Maze atwara Tania amugeza aho ataha, arongera amuhobera ati, wakoze cyane. Tania nawe ati, ndahari nk'inshuti yawe, kandi rwose ntukagire ikibazo ujye umvugisha. Nyuma hano hari hashize icyumweru, Dianda ntiyigeze avugisha Jeff, kandi Jeff nawe ntiyigeze amuvugisha. Nyuma y'icyo cyumweru Dianda yafashe telefone,
ahamagara Jeff amurya seni inshuro 3 atangira kwiyahuza inzoga. Diana noneho inzoga zari zaramubereye nk'ifunguro rye rya buri munsi. Yaragiye arananuka, nawe ntiyiyumvishaga ibyamubayeho. Mu gihe yaragaramye mu ntebe, Kesi na Keira baraje basanga ameze gutyo. Kesi ahita akubita agatwenge ati, ego mukobwa mwi, noneho se kandi byagenze gute? Diana ahita ashiguka yikanze arabareba, abonye ahita yimyoza ati, muranganze mwabishwe mwe. Bahita bamuseka bati, none se we k'inzoga zisigaye zikwica nyabo? Diana arakomeza ati, aha nimwicire mwabyana mwe mwimbazo bose. Kesi ati, ese noneho uwo mushihara? Ahangaha Diana arabacecekesheje ati, umva inshuti zanjye, mfite ibibazo byinshi kandi nyine nimwe mugomba kumfasha, kuko rwose ndi inshuti mfite nta gacuca abayigize uwera ntacyo yamfasha. Keira ahita amubaza ati, none se byagenze gute mani? Kumubona wananutse washize n'izihe stress ufite? Diana ati, reka mbabwire rero, Chris yamenye ibyanjye ntera indobo, none na Jeff yarabimenye aranyanga, kandi byose ni ukubera Chris. Ubu narakaye ndashaka kwereka Chris ko nanjye nshoboye, ndashaka kumwihaniza nkamwereka ko njye nawe ntaho duhuriye, kandi nyine nimwebwe mugomba kumba hafi. Kesi ati, ariko nawe rwose warakajwe n'ubusa pe, ubuse we ntubona ko ukabije? Ngaho Chris, Jeff, Louis, ubwo nkaho urumva ishyashya koko? Nese ubundi byagenze gute kutadusobanuriye neza? Jeff na Chris bahuriye he? Diana ati, ubundi bose nagiye mbabeshya amatariki atandukanye mvukiraho. Rero Jeff yari yankoresheje bidi, maze ngezeyo nsanga Chris arahari. Bivuze ko yari asanzwe aziranye na Jeff. Sinzi uko byagenze ngo simbe narabimenye mbere hose. Sha nyine byarangiye Jeff anyanze, namwe murabyumva ko Chris yamubwiye ibyanjye. None rero nanjye ndashaka ko Chris tumuhikosora. Keira ati, aho rwose turahari, wowe tubwira icyo tugomba gukora. Kesi ati, muwe muretse, uwo murezi ngo ni Chris tuzamupangira nyuma ya bidi yawe ya kabiri. Subise ko twe na Louis tuza ari imwe, kandi rejo bundi. Rero mureke dutuze, tuzamupangira igikwiye nyuma. Keira ati, ariko mana yanjye, Diana arakabije koko. Rwose nkabona wirirwa mu rugo ariko ugasa neza, ukambara neza, ukarya neza, nta batipe b'abandi burya wafashe amatwi. Kesi araseka ati, none wari uzi ko Diana ari mwene wanyu? Reba ariko nawe ubwiza n'igihagarara afite, urebe ko ari ahuriye nawe. Diana ati, mwese nimuceceke ndabazi. Aho mwirirwa mu kabari se ko nabona mubyinana n'abakobwa bagenzi banyu, cyangwa ngo mutahane nabo? Ndabazi di, ngaho nimumve hose ndi imvaho nshya. Kesi arakomeza ati, erega hari umuntu afata uwo ashaka, kandi wowe uri VIP. Bose bahita baseka bakomeza kunywa inzoga, dore ko ari bwo buzima bwabo. Bigeze mu masaha ya nimugoroba, Kesi na Keira baratashye. Diana arabaherekeza bageza hirya yiwe gato, maze mu kugaruka akubitana n'imodoka yari inyuma y'igipangu. Maze Diana aramufungurira arinjira, aparika imodoka, asohokamo aramuhobera. Diana aratangira ati, nari mukumbuye chérie. Louis nawe ati, tujye mu nzu bebe, hanze harakonje. Gusa nanjye nari mukumbuye cyane. Bahise binjira mu nzu bicara mu ntebe batangira kuganira. Gusa bari bagiye gufunga ku gipangu, kandi no kuri salon hari hafunze, hari hamanuye irido yonyene. Bakomeje kuganira bishimye cyane, bigaragara ko ari abantu bakundana. Louis yabwiye Diana ati, bibi, ariko ugabanya inzoga, sibyo? Diana ati, ako chérie nawe ntacyo zitwaye, gusa nsomye byakanga ngo nuko nanyweye inzoga. Louis yari yicaye, Diana amuryamyeho, bari kurebana mu maso. Louis aramwenyura maze abwira Diana ati, baby, I'm happy to be with you tonight. Diana nawe aramwenyura ati, I missed you babe. Bahita batangira gusomana, barakomeza baratwarwa. Ku rundi ruhande gato, Jeff yaraje avuze ngo nabona nta muntu uje, ariko kandi akabona ku kigo hagati kuri portail karafunguye. Yigira inama ava mu modoka, yinjira mu gipangu arazamuka asanga harakinguye. Aratungurwa ati, what's going on? Ubusanzwe ko Diana yari hano hose haba hafunze, ko nzi ko agira ubwoba byagenze gute? Ari kumwe n'inshuti ze se? Ariko se ubushize nzihasanga ko nabwo bari bafunze. Mana yanjye, mfashe uyu mwana w'umukobwa ntabe yiyahuye pe. Jeff yari afite ubwoba ko Diana yaba yiyahuye, kubera ko yari amaze icyumweru atamuvugisha. Jeff yateye ikimenyetso cy'umusaraba, akuraho rido yinjira mu nzu. Akinjira arumiwe aranatungurwa byose icyarimwe, abona amacupa y'inzoga menshi ku meza, ahita avuga mu ijwi rinini ati, wowe Diana? Wowe? Bwa nyuma nabyiboneye n'amaso yanjye, kuko Chris ntago yambeshye. Bose barikanze, bahita barikurana baramureba. Louis ati, kandi se wowe uruwahe?
ninde ukwinjije hano? Diana ati tuza sheri, cucika mwihorere. Hano Jeff yarakomeje ati Dea, iki gihe cyose warambeshyaga ngo urankunda kandi utankunda, ngo nunywa inzoga kandi mbona nizije vuba uzizi. Jeff byamurenze yarakaye, ahubwo ashaka gukubita Louis, ariko arigarura. Jeff arakomeza ati uri umuhemu Dea, kandi ibi byose bizakugaruka uzanabyicuza. Ni gute wifata ugakina n'imitima y'abantu? Urambabaje kabisa, ariko nta kibazo, bino byose uzabyishyura. Diana yahise amuca mu ijambo ati okay Jeff, nakuretse uravuga bihagije, so aho waciye uza urahazi, ngo bari nawe uca usubirayo. Do you understand? Jeff yarababaye, ariko nta kundi ari kubigenza. Yarasohotse atwara imodoka yarigendera, agenda yivugisha ati Dea, ntugire ngo ndi kumva mpombye kuba nkutakaje mu buzima bwanjye, ahubwo ndi gushima Imana ko inkuriye umwaka mu nzira zanjye no mu buzima bwanjye. Ku ruhande rwa Diana na Louis n'ubu basigaye batabyumva kimwe. Louis ati uriya ninde? Mupfaniki? Ninde wo kuza kubwira ariya magambo? Diana atangira guhombeka amaso ati sheri, mbarira ntumbaze ruriya rucucu, uruntu rutazi gushyira mu gaciro. Uzi ko ari narwo rwatumye nshwana na musaza wanjye Chris wandi nakubwiraga. Yaragiye amwinjizamo imyumvire itari myiza, maze bituma Chris amatira gukundana na ruriya runtu. Nkundana narwo ku gahato ntabishaka, ni naho kunywa inzoga gutya byavuye, kuko numvaga ariho nzakura amahoro. None ndebera araza yigeze nasanga nkaho ntamuzi. Buriya yagira ngo nawe unyange, kandi ntaho najya unsize nawe urabizi. Ahita amuhobera yanarize. Rubaguma kumuhumuriza, anamuhanagura amarira ku maso ati mukundwa, tuze ndi kumwe nawe, kandi nujya ugira ibibazo nk'ibyo ujya umbwira ntukabyererane, sibyo? Tuza kandi utekane nukuri urakunzwe. Ndagukunda mukobwa mwiza. Ibi byarabaye birarangira, maze bukeye Louis yari yebereye wari koza inkweto, yatangiye gutekereza ati ese niga yangira cyabahora? Uzi ko akazi kagiye kakantwara neza neza, nkibagirwa ko nagiraga n'inshuti, kandi rwose Chris nawe ndamuzi akazi kaba kamugize imbata. Ntajya yibuka akagira n'abavandimwe. Kamuhamagara azaze mu kirori cyo kuvukisha umwana wanjye Diana. Ahangaha Louis yahise yisetsa ati ariko kuri nanjye naravangiwe kabisa. Ibaza ukuntu Diana anafite musaza witiranwa n'inshuti yanjye, ariko akaba yaramumbwiye simite nanatekereza kuri Chris. Ndakabije ni ukuri. Nakabaye narese ntekereza ko mfite inshuti yanjye yitwa Chris, igihe Diana ambwira ko afite musaza witwa Chris yanamuzengereje. Ariko ibaze nsanze Chris ari musaza wa Diana, cyakoze byantangaza. Ariko nanone byatuma Chris yisubiraho, akareka guha mushiki w'ibisore adashaka. Louis yahise ahamagara Chris baraganira, kuko kumva ko nabo bari kwigaya ukuntu batayirukanaga kubera akazi kenshi. Chris ati man, uzi ko twabaye nk'ababebi neza neza. Ababebi nibo usanga bitwaza akazi ngo barahuze, none natwe ndebera. Louis ati cyakoze ndumiwe maniga, duhuye ryari se ngo duciringe duhuze na mishinga twari dufitanye man. Chris ati wallahi nzaza kugusura kabisa. Louis ati ahubwo man, ejo mfite bidi ya girlfriend wanjye, nshaka kumutungura kabisa ngewe n'inshuti ze, nta kuntu wazahaboneka se? Chris aramuseka cyane ati uracyakundana man? Cyakoze wenda wowe ntabwo iriya sura ngo ni Diana yari yakugeraho ngo igutembane, iryohere rwose. Louis arikanga ngo nde? Ni isura isigaye itembana abantu ifite izina sha? Chris ahita aseka, arakomeza ati ibaze nawe isura yiswe Diana man. Louis ati sigaho bro, uzi ko sheri wanjye yitwa Diana man? Ahangaha noneho Chris yarasetse kurushaho, ati mbivuga nawe yakugezeho wallahi, genge yacu yose kweri ntitubimenye. Louis biramucanga, atangira kubaza Chris ati uri kuvuga ibiki man? Chris ati sha wowe kambikubwire, ntavuga ngo ntibyakubaho ubundi ukazamera nka Jeff. Chris yaratangiye amusobanurira byose uko bimeze, uko byamugendekeye nuko Jeff nawe yisanze mu rukundo n'uwa Diana. Louis yarumiwe, atangira guhuzahuza ibyo Diana yamubwiye kuri Chris byose, akibuka n'uwo musore warayajeyo, maze amusobanurira Chris. Nuko Chris araseka ati man, ntugire ngo nubugome guseka gutya, gusa ndi gusetswa n'ukuntu yibasiye genge yacu yonyine, cyakoze wanasanga atari natwe gusa. Ikindi kandi rwose nta muvandimwe wanjye ubinaha, bose bari hanze nawe urabizi, ubwo se papa yabara mubyaye hanze ra? Louis yarumiwe, yumva rwose nta kabuza Diana ari uwo bamubwiye, maze nawe yumva ntaza ahari. Ati umva rero, ubwire Jeff ejo muzazane, maze natwe tuzamuyikosora mu bwenge. Ugomba kuzazana gift irimo icupa ry'inzoga ririmo ubusa. Jeff nawe akabikora uko, nanjye nkabikora uko, ubundi tukamweka ko ataturusha ubwenge nubwo rwose yamanje kubuturusha.
babyemeranyijeho muri iryo joro. Birumvikana Kesi na Kera Bidi inshuti yabo bari bayizi, ndetse na Tania yari ayizi kuko ubundi niyo yanyayo yavukiyeho. Kesi na Kera bahamagaye Tania bamutumira muri iyo Bidi kuko ntabwo bari bazi ko aziranye na Deanda, kandi bari bamuteguriye gift, ndetse na Tania yari yateguye gift. Bamaze gutumira Tania, yahise ababwira ati ntabwo nzaboneka kuko nanjye hari Bidi inshuti yanjye yitwa Deanda nzaba nagiyemo. Maze Kesi na Kera bahita barebana bati natwe se ko inshuti yacu yitwa Deanda, ubwo si yaba ari umwe duhuriyeho? Bamuvugaho basanga n'umwe, ariko kandi Tania yakomeje kwibaza impamvu Deanda yamuhishe ziriya nshuti. Nyamara Kesi na Kera bo bahise babivumbura. Tania mu mutima ati bariya bakobwa ko nabonye atari shyashya, buriya ni ukuba iki Deanda yabamishe. Byaramucanze, ariko areka kubitindaho cyane arabireka. Ahubwo yahise ahamagara Jeff amubwira ku bya Bidi inshuti ye. Ati Jeff, inshuti yanjye ifite isabukuru y'amavuko ejo, twazajyana? Jeff ati harya inshuti yawe ngo yitwa nde? Tania ati yitwa Deanda. Jeff ati waba uzi izindi nshuti agira se cyangwa niwe wenyine inshuti ye? Ahangaha Tania yarikanze kuko yumvaga Jeff yabaye seriye cyane, kandi akamubaza yumva yarakaye. Maze Tania ati Jeff wabaye iki? Anyways, ntabwo ngusubirisha ibindi bibazo, ariko rwose nta zindi nshuti za Deanda nzi, ahubwo nzi ngiye gusa. Cyakoze hari abakobwa babiri ntazi baherutse kumbwira ko ari inshuti za Deanda, dore n'ubu bari bamaze kumvugisha bambwira ngo nzajye muri Bidi ye, maze basanga nanjye ndi inshuti ye. Gusa nakubeshye ntabwo nari mbazi pe, nta nubwo Deanda yari yarigeze ambwira ko baziranye. Jeff yahise asobanukirwa neza ko rwose Deanda hari byinshi yahise Tania. Jeff ati Tania, uriya mukobwa yaguhishe byinshi pe, kandi ukeneye kubimenya kugira ngo nawe atazakwanduza, kuko byibura we nabonye ufite umutima n'ubwonko buzima. Tania ati Jeff, uri kuvuga ibiki? None se Deanda uramuzi? Jeff ati Tania, Deanda ni inshuti mbi, ni indyarya, ni umunywanzoga, ni umubeshyi n'ibindi ntazi. Rwose sinzi uko nabikubwira kugira ngo umureke umenye ko uriya mukobwa atari inshuti nziza rwose. Tania yakomeje kumva atazi ibyo ari kumva mu matwi ye, ahita akupa Jeff. Yicara ku gitanda atangira kwibuka igihe yajyaga kureba Deanda, agasanga yasinze icyumba cye cyose kiri kunuka inzoga. Akibuka ko yasanze Louis, kandi ari muri shock yuko Chris yamwanze. Atangira kumva bimucanze, noneho yakongera kureba Kesi na Kera, umusatsi ukamuva ku mutwe. Aho Jeff ari nawe ameze nk'uwataye umutwe, Chris yaramuhamagaye, maze Jeff yakiriza Chris inkuru yuko noneho yamwifatiye neza neza. Maze Chris nawe amubwira plan y'ibihari byose. Icyo gitekerezo Jeff yacyakiranye yombi, arabyishimira, maze abwira Chris ati ndumva butinze gucya ahubwo. Cyakoze bro, reka nkubwire, gusa ntunseke, sinzi niba ari byo byitwa gusara. Muri iyi minsi hari umwana tuvugana, nta bintu bikaze tuvugana pe, gusa naramukunze, ariko kubera Deanda nta cyizere, nagize n'ubwoba bwo kuba nabimubwira. Chris ati wangu, ntabwo bose baba bameze kimwe, wenda wasanga uwo ngo ari muzima, gusa nanjye nta cyizere nkigirira abakobwa pe. Jeff ati reka ejo nzamuzane wenda umuganirize muganire, hari igihe we wazamenyera ibyo ntabona. Chris yarabyemeye, maze bagisoza kuvugana Jeff ahita ahamagara Tania amubwira ko bazajyana. Bino Tania byaramushimishije kuko nawe yari asigaye akunda Jeff cyane, gusa ntabwo aramenya ko Jeff yakundanye na Deanda. Ntibwatinze bwarakeye, imyiteguro iraba, maze Jeff ajya gufata Tania. Ahangaha Jeff yakubise amaso Tania, maze aratungurwa arikanga. Tania arabibona. Tania ahita yireba atunguwe, nawe yayobewe icyo Jeff abonye. Ati Jeff, ubaye iki? Ni iki nakoze gitumye umera gutyo? Nambaye nabi se mpindure? Jeff ati oya, ntabwo wambaye nabi, ahubwo ntangajwe n'ubwo bwiza. Nukuri ntabwo nari nzi uko uri mwiza gutya. Niba ari uko nkubonye ku manywa simbizi. Ubundi tumenyereka kenshi umukobwa iyo yiteye makeup aba mwiza, ariko rwose wowe nta na makeup witeye, ariko rwose izuba rikurusha urumuri, noneho wambaye neza bidasanzwe. Shana ukuri ndumiwe pe. Deanda niwe najyaga mbona ari mwiza, nkabona nta wapfa kumusimbura, ariko hano Tania yahise aseka, araseka cyane ati Jeff, uzi ko wari wankanze nawe ibi bintu ubonye? None ngo Jeff, urantunguye ari wowe, kandi nawe wambaye neza rwose, ndabona n'imodoka yawe warayihinduriye ibara. Jeff ahita azahobera Tania, bombi barahoberana bamara umwanya bahoberanye, maze barekuranye bararebana. Tania ahita amwenyura ati Jeff, wintera isoni pe, uzi ko duhoberanye nk'abakundana we, ibaze shiri wawe abimenye. Jeff ati
uzi ikirenze se? Tania aramwenyura ati igikize. Jeff ati reba ukuntu njye nawe turi kurebana nk'abakunzi. Aha Tania arongera aramwenyura ati Jeff, sigaho reka tugende tudakererwa tugasanga abandi basoje. Bahise bajya mu modoka, Jeff aramutwara bamanza guca kwa Chris kugira ngo bagendane. Bageze muri salo baricaye, Chris araza agihuza amaso na Tania, bose baratungurwa. Chris ati what? You again? Tania ati I can't believe. Ntabwo nabyizera Chris. Bahita bahoberana. Jeff nawe araho yabiwe bijya mbere. Berukuranye Chris ahita ahindukira ati Jeff, Tania niwe wambwiraga? Jeff ati yego niwe. Nuwo rwose. Chris ati ehe, cyakoze ndatunguye kukubona Tania. Anyways, wambaye neza pe, so cute. Tania aramwenyura ati thank you. Jeff arakomeza ati none se muziranye he man? Muziranye kuva ryari? Chris yishimye ati cyaze bro, navivuye kare kabisa. Tania uyu n'umwana twakuranye, twariganye, twakinanye iby'abana, cyakoze ngewe nari ikigabo mbaruta cyane. Bose bahita baseka. Tania ati Chris, nanjye birantunguye kukubona pe, wabaye umusore w'umusirimu kandi rwose ndabona uri n'umukire. Jeff ati yakize akiri umupeti. Bakomeje batera blague baseka bishimye, maze Chris arakomeza ati Jeff umuhungu wanjye, Tania twaje gutandukana ubwacu twari tuvuye mu gihugu tugiye hanze. Kubera ukuntu twari abana ntabwo twagiraga telefone, birangira tuburanye gutyo, ariko ndamubonye ndamumenya kandi nawe ubonye ko ahise amenya. Cyakoze pe, Tania yari umwana mwiza bya danje, yita ku bantu, mbese njye najyaga mbona umutima mwiza waramusagutse. Barongera baraseka. Tania ati Chris ari gukabya n'ukuri. Chris ati ahubwo nizere kutahinduwe n'iby'iki gihe. Jeff ati uyu Tania ntari birye pe, ubanza ariwe mushiki wa Yesu bavuga. Chris ati uzajya ufata umuhungu wanjye neza sibyo? Tania areba Jeff ahita yikiriza ati yego brother wanjye. Jeff ahise ahaguruka abwira Chris ati ngwino nkwereka akantu gato hano. Chris aragenda. Tania bamusiga muri salo, maze Chris ati ni ibiki mani? Jeff ati mwana, utaza kunyicira umupango, ntabwo ndabwira Tania ko mukunda. Chris araseka ati urabura iki? Sinjye waburaga se wumvise bimvamo? Ngewe nanabimukubwirira ariko yari ari muri blague. Jeff kuko amumenyereye yarabibonaga, maze ahita aseka ati ninde usigaye yarakuroze mu bwonko koko? Umwe ahita atera undi umugeri, n'undi aramwishyura. Bahita bagenda basubira muri salo. Tania ati ubuse se twagenda kugira ngo tudakererwa? Bahise bagenda. Bageze muri parking, Chris ati tugende mu modoka imwe se bro? Jeff ati oya, jya mu yawe nanjye ndagendana na Tania. Tania ahita baseka ati ese we mwavukanye kuva ryari? Uzi ko wagira ngo muravukana? Jeff ati n'ubundi turavukana, twabaye nk'abavandimwe rwose. Ntabwo uzi ko ubucuti burambye kandi bwa nyabwo bugeraho bukagira abantu abavandimwe? Tania ati nibyo nanjye ndabizi, nuko mbona hari ngewe na Diana bitazakunda. Chris ati wowe na Jeff bizakunda, kuko ngewe nawe twebwe dusanzwe turi abavandimwe. Bahise bajya mu modoka baragenda. Bidatinze bageze aho biri bubere basanga nibo bari basigaye. Louis bamugira inama yo guhamagara Diana nkuko Jeff yabigenje, ariko kandi mu bakobwa bose bari baraho nta numwe wari uzi umupango w'aba basore. Gusa Kesi na Kera bongeye kubona Jeff na Chris bikangamo, batekereza ko ibyo byose Diana atarahava amahoro, maze babura nuko bamuborera, kuko Louis, Chris na Jeff bari kumuhamagara bari aho ngaho. Louis wasoje kuvugana na Diana, Kera yahise ahaguruka agiye kugenda. Louis aramubuza kuko bari babizi ko Kesi na Kera baziranye na Diana. Mu kanya gato Diana yahise ahagera, batangira kuririmbira rimwe. Atangiye guseka yabonye abasore uko ari batatu arikanga, nabo barabibona, maze Louis ati darling, wari uzi ko ntazabimenya? Kesi na Kera bakanura amaso, ariko kandi Tania we yari yayobewe biri kujya mbere. Diana nawe yarakanuye, isoni ziramwica burahakwirwa. Aratangira ati Kesi, Kera, kuki mutambwiye koko? Nimwebwe niziye ngo muri inshuti zanjye, none dore mwatumye mfata Tania nk'agacucu, kandi ariwe nshuti nzima none n'ibino mu nkoze. Jeff ati tuza tuguhe gift, uyu si umwanya wo gusakuza no kwicuza, ahubwo ni umwanya wa gift. Tania yari yumiwe atazi ibiri kuba. Aratangira ati Jeff, ibi ni biki muri gukorera undi mwana? Diana hano twaje muri BDA, ntabwo twaje kumutuka. Diana ati Tania, wowe iturize ntihongere no kuvuga, kuko ndabizi ko utazi ibyo ari byo, ahubwo I'm sorry.
Tani, I'm sorry. Tani ati, Louis, shewe uri kumukora ibiki? Ni ibiki biri kujya mbere hano? Chris ati, muvandi, iturize nk'uko yabikubwiye, reka ino ndyarya. Reka iki kirara kiryozwa ibyo cyadukoze. Tani yitegereza Chris ati, none se niwe Chris mwakundanaga? Chris ati, cyane rwose ni njyewe. Uzi ubugome n'uburyarya bw'uwo mukobwa na ziriya nshuti ze zidafite icyo zimumariye? Bose bari barakaye, buri wese ari kuvuga ibyo yamukoreye. Deanda yicaye hasi yarize, yatakambye, yasabye imbabazi, ariko nta n'umwe uri kumwumva. Maze Tani ahita yegera aho Deanda ari, avuga mu ijwi riri hejuru yanarakaye ati, mwese nimuceceke. Ntabwo byari ngombwa ko mukora bino byose kugira ngo mumwereke ko yakosheje. Izo ndizo gift mwazanye? Amavide arimo ubusa koko? Ahangaha Deanda yahise acecekesha Tania ati, inshuti yanjye, naguhishe byinshi rwose. Ifoto ya Chris nakwerekaga nkubwira ko dukundana ntabwo ari iyo nguyu uri kubona ahangaha. Mbabarira utuze kuko ni byinshi utazi kuri njye, kuko nagufataga nk'agacucu. Ubu icyo nakwisabira ni imbabazi. Rero wishaka kwigira umuntu mwiza hano. Tania yarumiwe, biramurenga arazungera, maze Jeff aramufata amujyana mu modoka. Yaragarutse maze Deanda bamuhisemo ku buryo atazongera. Baramuretse bamusiga aho ngaho, maze batwara imodoka barigendera. Aho Deanda yasigaye nawe yirirabaga akagira ngo si we. Kesi na Kera bajya kumwegera agasakuza cyane ati, nimumve imbere mwabanyabyaha mwe, ibi byose ni mwebwe, uko musuko mugende, sinshaka no kubabona. Deanda yarebaga amacupa bamuhaye ngo ni gift, noneho akarushaho gusakuza ati, amacupa? Kesi nawe Kera, si mwe mwanyigishije kunywa inzoga? Si mwebwe? Ngaho nimwakire. Akayafata akayabatera. Yakomeje gusakuza bifata indi ntera. Arahaguruka atangira kwiruka bajya kumufata akarwana. Birangira asaze kubera kutiyakira, maze n'abantu batinya kumufata kubera imbaraga zo kurwana yari afite. Ku rundi ruhande, Jeff na Louis bari kwa Chris, bakomeje guserebura bishimye bati, umwaka watuviriye mu nzira. Maze Jeff arahaguruka ajya kureba Tania aho bari bamuryamishije, arakingura yinjira mu cyumba, amwicara iruhande aguma kumwitegereza, maze amusoma mu gahanga. Tania ahita akanguka ati, Jeff, ahandi ni mu rugo? Ni iwawe? Nihe ko numva abantu bari gusakuza? Tania yikora mu mutwe ati, ese ko numva namenagurutse umutwe habaye iki? Deanda hariya twamugejeje mu rugo iwe? Jeff aramuturisha amusobanurira hari uko byagenze, ndetse anamusobanurira ububi bwa Deanda. Tania yarasobanukiwe neza, maze abaza Jeff ati, none se mwamusize aho ngaho? Undi ati, yego niho yasigaye, za nshuti ze zamucyuye. Tania ati, ese buriya koko kuki Deanda ari umuhemu? Kuki ntari narabimenye mbere koko? Jeff ati, humura buri iki nicyo gihe cyo kubimenya. Anyways, Tani, tumaze igihe kinini tumenyanye, ariko mu by'ukuri naragukunze. Tani, sinzi niba uri bubyakire neza, ariko ndagukunda. Kandi namenye ko uri umukobwa mwiza imbere n'inyuma, ntaho uhuriye na Deanda. Ibyo nabyo biri mu bituma nkukunda kurushaho. Ntabwo nzi ukuntu bifashe nonaha, nta nubwo nzi uko byakiriye, ariko rwose umenye ko nkukunda kandi byanyabyo. Nushaka unsubize, ariko kandi niba binakugoye ntabwo ari ngombwa ko unsubiza nonaha. Uzansubiza niwumva uri tayari umeze neza. Ahangaha Tania byaramurenze, ibyishimo biramusaga, ahita ahobera Jeff. Jeff nawe aramwenyura aramuhobera. Barahoberana maze Tania amarira atangira gushoka ku matama. Ati, Jeff, ntacyo nirirwa njya gutekereza, nanjye ndagukunda. Ndagukunda ahubwo banza naragukunze mbere, kuko nagukunze nkikubona. Kandi rwose nawe nkubonamo ubumuntu. Jeff byaramunejeje biramurenga atangira gusoma Tania. Amusoma ku jisho, mu gahanga, mu ijosi ndetse no ku munwa. Ati, Tani, ntabwo wakumva ukuntu bindenze. I'm happy for Lily. Nzagukunda nkukundwa akaze mukobwa mwiza. Tania nawe ati, nanjye nzagukunda nk'urukundo ruhagije kandi ruzira uburyarya. Nzaguhoza amarira yose warijijwe na Deanda. Jeff ati, urakoze mukundwa. Bakomeje bahoberanye, ibyishimo byabarenze. Nyuma y'imyaka 2 urukundo rwa Jeff na Tania rwari rwarakomeje, bameranye neza, bishimye kandi rwose ari couple iberanye cyane. Iki gihe Jeff, Louis, Chris na Tania bari mu modoka bagiye gutembera. Ahangaha Louis yari atwaye, Jeff yicaranye na Tania, Tania amuryamyeho. Bari kurebana akana ko mu jisho, bakaganira baseka. Ariko kandi Chris nawe yari yicaranye n'undi mukobwa tutazi, gusa nawe urabona ko basa nk'abakundana. Louis nawe nubwo yari atwaye, ariko yari ari kumwe n'umukunzi we,
kandi yose ari amakupure meza aberanye kandi yishimye rwose. Maze bagacishamo bagatera brag. Jeff ati shofe udutware neza utadutura, ndabona yari ari kukwitaho agakabya pe. Maze bagaseka. Ruha akabasubiza ati Paul basi niba Tania na Olga batari kuzuza inshingano zabo, none ishyari rikaba ryabishe. Bakomeje baseka ari nako bakomeza urugendo. Gusa nanone muri imyaka 2 ishize bari baragiye kureba aho Deanda yabaga ariko barahamubura. Uko bakomeje kugenda bageze imbere gato basanga habaye ambutiyaje. Imodoka ziri guturuka hirya zahagaze, impande zombi nta modoka iri kugenda, ariko kandi bakabona abantu benshi bari mu muhanda bagira ngo habaye impanuka, bahita basohoka mu modoka bajya kureba ibibaye. Bahageze barumiwe. Uyu yari Deanda wateje imvururu mu muhanda, yahagaritse abantu n'ibinyabiziga byose, ari gusakuza ndetse abantu bajya kumufata akarwana dore ko yari afite n'ibiti. Yakomeje asakuza ati ngende umusazi ndabizi ntimukabyibazeho. Maze agaseka kongera ati nasarishijwe n'abahungu ndetse n'inshuti zanjye mbi nari mfite ziri ambesire gusa. Umva ndabiyamye mujye mundeba mumveho kandi ntimukankure ngo muri ku mpunzi, nzajya mbaye inzira mbishatse. Maze akongera agaseka ati muzi ukuntu nari mwiza, umva mujye mureka kwigira beza nanjye nabarushaga ubwiza. Abantu bari bumiwe, abandi bari guseka byabarenze. Gusa ba Jeff baramubonye barumirwa ndetse baranatungurwa. Tania wagahinda kari kamwishe, amarira azenga mu maso, ariko ntacyo gukora yari afite. Hashize umwanya haje indi private asokamo Kesi na Keira, bakubitanye amaso na ba Jeff, bose bagwa mu kantu. Ariko kandi Kesi na Keira bagize ubwoba bwo kujya gusuhuza abandi, kuko barabizi ko kuba Deanda ameze gutyo nibo babigizemo uruhare runini. Haciyemo umwanya muto, Deanda ava mu muhanda ati ngaho nimugende mwabasazimwe, ubutani muzongere gushaka kunkura hano ku ngufu, nzajya mbaye inzira mbishatse. Imodoka, abantu ndetse n'ibindi binyabiziga biratambuka. Abantu bagenda bumiwe, abandi bari guseka kubera uwo muntu babonye. Aho ba Jeff bari mu modoka, Chris ati rwose Deanda asize inshuti mbi pe, kandi nawe ubwo yabigizemo uruhare. Ku ruhande rwa Kesi na Keira nabo bari bumiwe bitewe n'ukuntu Deanda bazi yahindutse. Keira ati twabaye inshuti gito pe, ariko kandi Deanda nawe yarakabije ntabwo yigeze amenya kwikontrola. Ba Jeff bakomeje kwigendera bajya aho bari bagiye, ariko mu by'ukuri n'abagahinda kari kabishe bitewe n'ukuntu Deanda yabaye nabi kuri rwa rwego. Tania yagize ati mu buzima tuba tugomba kwiga no kumenya inshuti tubana nazo mu buzima bwa buri munsi. Buriya nanjye nari kuzisanga narabaye nka Deanda. Ni ukuri Imana ishimwe ko ikindinze. Chérie, ndagukunda kandi ntabwo nzigera nkuhemukira. Sinzigera nkubeshya cyangwa ngo nkubangikanye n'abandi. Jeff nawe ati urakoze cyane mukunzi, kandi warakoze kuza mu buzima bwanjye. Tuzahorana urukundo ruzira uburyarya. Maze Ruwiyungamo ati kandi twese tuzirinde guhemukirana, tuzirinde ko haba bamwe muri twe baba nka Deanda, Kesi ndetse na Keira. Iki gice mumaze kumva cyanditswe na Ingabire Germaine. Ushaka gukurikira inkuru zose tubakorera, kanda kuri link ibanza muri description no muri comment. Ariko kandi byaba byiza ugiye uduha igitekerezo cyawe. Aha ni ku Isomero, naho inkuru zose muzumva mu ijwi rya Niki. Ibihe byiza nibyo tubifurije.